sinshaka kwivanga mu mateka menshi yuko abantu bishe abandi mu ishyamba kugira ngo bigwizeho izi mbaraga tubona z'umwijima cyangwa bagira ibiki, kuko dufite benshi babizi. Njya mbona abafande Mupende, njya mbona abafande Kayumba babisobanura, njya mbona amaradiyo batwishime Jean Paul bafite amateleviziyo meza avuga details kabishwe n'urubyiruko rw'u Rwanda mwamaze gushyirwamo ibintu mu mutwe bidasobanutse, ngo umunyarwanda wese uvuze icyo kitagenda mu gihugu bamubonera izina ry'ikigarasha, bamubonera izina ryo kumva ko ngarwanya leta. Ibyo ngibyo ubwabyo ni iterabwoba. So uraza kubaza Badrama ngo ufite ikihe kibazo cyangwa wagize icyo cyonyine ni ikibazo mfite. Kuki mwezo rating abandi banyarwanda bafite ibitekerezo? Gutekereza ni icyaha, kuvuga ibitagenda ni icyaha. Karibyo nari mentioning ayo maradiyo n'ibiki. Urubyiruko rw'u Rwanda ndabizi ko bagusanganye iyo app uri kumva nk'imwe muri radiyo z'abanyarwanda, televiziyo z'abanyarwanda zivuga ukuri ko abanyarwanda zishaka abanyarwanda babumwe, bayigusanganye barakwica cyangwa se bakakuza opportunity zose, bagatangira kwita ikigasha muri quartier, ugatangira kuba isolated. Ibyo ni bimwe mu byago banyarwanda nshuti zacu muba hanze tugenda duhura nabyo, ariko mwe ntabwo mbabwo murabizi, ahubwo ndi kubivuga kugira ngo no twese tubihurireho, ari ababyitwa n'ababyita abandi, tumenye exactly why urwo rwango rugomba kubaho. Umuntu akaza akashaka kunyumvisha uburyo leta ya FPR ari leta nziza. Nese leta icamo abantu ibice wayibonyeho? Uzi ko ikintu cya mbere kibi umunyarwanda wese atashyigikirana mu burenga ku mategeko, ariko ndagira ngo mbabwire tuve muri emotion no kuyoborwa n'ibyo twashyizwemo, kuko nge nanone nemera ko propaganda zirakora, wash brain zirakora, barabikoze, ariko harabo byananiye kugira ngo boze ubwonko nkanjye. Hari n'abandi benshi nk'abakizito bazize kwanga ko ubwonko sibyo, ba Jay Polly, Bahati, Karasira. Abo bantu bose mvuga murabazi, mubazi neza, muzi imiryango yabo, muzi aho bakomoka. Hari abantu bafite imitwe y'inyeshyamba cyangwa bafite amaraso y'abandi banyarwanda, cyangwa se banakekwaho ubundi bujura ubwo ari bwo bwose mu gihugu cyacu. No, ni abantu bari innocent, ariko tukabafata kuko avuze gusa akantu kamwe katagenda mu gihugu abaye umwanzi w'igihugu. Ku mwanzi w'igihugu byakabaye uvuga ngo ntushaka amahoro mu gihugu, ariko mu gihe ushaka uvuga ngo ndashaka amahoro mu gihugu n'uburenganzira bwa muntu, ibyo bintu ntabwo bishobora gutuma umwanzi w'igihugu. Kandi ntabwo dushobora kuzagira igihugu cyiza mu gihe mubona abantu batanga ibitekerezo ku gihugu mukabagirira nabi kubw'igitugu cya leta ibashyiraho. Ndi hano kugira mbabwire ngo tugabanye igitugu leta dushyiraho, twumve leta, twumve n'izindi opinion. Leta nayo nitubabarire ikoresha itegeko nshinga. Ndashaka leta ifata itegeko nshinga idukuriremo basi aka kanya. Leta nibasha gufata itegeko nshinga igakuramo freedom of speech, gutanga opinion ku muturage w'u Rwanda kari uburenganzira bwe bwose. Iryo tegeko niba rikuraho, then ndahita mpagarika izi live zose, kuko icyo gihe naba ndi kurenga ku itegeko mbaye mbikora. So then iryo tegeko rigihari kandi rindengera, kandi ari itegeko ryatowe natwe abanyarwanda. Reka noneho turikoresha, none turikoresha judge ibyo mvuga mbere yuko umpimbira ibyaha. Tureke izi mvugo zateye, kandi n'impamvu mbabwira ko ibintu biba atari ibintu bigiteye ubwoba abantu cyangwa bigiteye ubwoba isi, cyangwa atari ibintu umuntu akeneye proof zo kugaragaza uburyo FPR yataka abantu bose bagerageje kuvuga ibitagenda neza mu gihugu, n'uburyo ubu ibataka amatari uburyo babunyuranye bwemewe n'amategeko. Kaduhere kuri dosiye ya Ingabire Victoire. Ni dosiye ikomeye cyane ku gihugu cy'abanyarwanda twese. Dosiye Ingabire Victoire itangira, ngeranyije nk'imyaka nari ndimo, nahise mvuga iyo ntera hamwe na iraje iyo bayifate period nta nubwo ishobora kuducika. Guess what? Ingabire Victoire watangiye ari intera hamwe mu mutima wanjye, naje kugenda mubona nk'umuntu ahubwo wanyiza agahinda natewe n'intera hamwe n'ikandi gahinda kose mfite mu gihugu mbamo. Mu buhe buryo?
iyicarubozo yagiye akorerwa cyangwa se uburyo yagiye afatwa n'ibyaha yagiye ahimbirwa nuko byagendaga bisa n'ibyo ngewe nzi bikorwa mu buryo bwo bita ngo itekinika. Ingabire inshuti zanjye abo dukorana abo tugendana bagiye bategeka gukora ibyo bintu ko sinakoresha ibyo jambo ngo bakora ibyo bintu ko nzi ko namwe muri kubikora mufite ababibakoresha. So kuba narabayemo imyaka 30 nzi uburyo FPR na perezida wayo Paul Kagame iyo bashaka, iyo uvuze icyo badashaka, cyangwa iyo uvuze icyo bahisha abanyarwanda, cyangwa iyo uvuze icyo bafite mu ruhare mu byangiza inyoko muntu, bahita bataka, bahita bagira ibyo bakora. So ibyo bakora, ibyo byo nababwiza ukuri, abantu mufata n'umwanya wo kuza kunuka kugira ngo muze tugane ku gihugu cyacu, twungurana ibitekerezo, turebe uko twese twakibamo nk'abanyarwanda, nk'abajene, nk'urubyiruko tudafite urwango, kuza kunuka byo ibyo nabanye nabyo imyaka 30 ko izo kampanye zikorwa, uko bahitamo bajya gutanga ubuhamya nk'uko babutanga n'ahandi hose. Ikindi cya kabiri nabibutsa nuko FPR ikinyoma cyayo gikora kubo ifatiyeho imbunda, abandi bose the whole world, isi yose wambutse umupaka uwo ari wo wose. You go to Burundi, they know who is Paul Kagame and the RPF. You go to Congo, Congo is suffering, really serious suffering right now. 30 years turasaba Kongomani day to day, we create different troops, we create different name of labels, we create so many terrorists to go to Congo. Congo has been crying for 30 years, and the RPF and the leaders were there all over on TVs. They will be like, no, we are not on Congo, we need a peace, we are defending our country, whatever, security measures. But at the end of the day, the president show off will be like, yes, I've been fighting in Congo together with M23. By the way, I want to tell people, it's not M23 only. Byatangiye kera, turabizi byatangiye uko byatangiye, nta nubwo macakwibwa ko ndagira abantu bari hano. I'm not a politician and I'm not a professor, I'm not ntago ndi umuntu wigisha amateka, ntago nigisha geopolitique, ntago nigisha iki. Ndayambwire buri muntu wese uri hano, iyo mvuga mbivuga nk'ubuhamya bw'ibintu nakorewe, nabonye n'amaso bikorerwa there buri muntu uwo ari we wese. Not only Rwanda, what happened to us as Rwandese, it's happening to Burundian, it's happening to Congo, it's happening to Uganda. We have real big conflict with Tanzania. Everybody knows. So, me, it's time to say no. It's time to say no for my country to event other country kujya kwica abakongomani, kwica abanyamurenge, kwica so umurashobora kuvuga ati kukirama uvuga ibibazo bya Kongo, bya Burundi, bya Hebiture bahiki n'abanyarwanda. Nicyo ngiye kubasubiza. Mu makosa, mu bintu byinshi cyane bitwara ubuzima bw'abanyarwanda, hari n'ibintu bibiri. Icyambere ni ukutumva ibikorwa bibi bya FPR, kuko ibyiza uwari wese yabyumva. Ibikorwa bya FPR bibi ushobora kumbaza ngo ni bihe. Ibikorwa bya FPR bibi mu gihugu cy'u Rwanda ni ukwivanga muri business z'abantu, aho nta muntu utunze ikintu cye, aho bakureka uri umwana mutoya ugakura. Niko twakuze. And niyame abantu baza hano ufite imyaka 20-18 nturabasha no gukuyetinga na business byibura ya mituyu. Umuntu yavuga ku bya business nuko zitwarwa nuko bazivangamo, ukaza ngo kaki kanyo nk'ibyo muvuga, uri umwanzi w'igihugu nguri intera hamwe. Nongere mbasubiriremo, nongere mbatangire ko mukanya nintangira kuvuga gahinda kandimo sinzi kiri bumagarike, kuko ngiye binkunzi
mu myaka 30 yose nkuko nababwiye ngo jenoside yatangiye mfite imyaka 9 ruvuga ngo yarangiye namaze kwinjira mu myaka 10 aho ubwonko bw'umwana wabusevinga buri kintu cyose abonye. Ntabwo nkeneye kwivanga mu mateka za 50 na kangahe, sinarindi yo sinakeka ko na data yararimba yaranariyo yarameze nkanjye w'icyo gihe yarafite nk'imyaka nk'ibiri, sibyo? Sinshaka kwivanga mu mateka menshi yuko abantu bishe abandi mu ishyamba kugira ngo bigwizeho izi mbaraga tubona z'umwijima cyangwa bagira ibiki, kuko dufite benshi babizi. Njya mbona abafande Mupende, njya mbona abafande Kayumba babisobanura, njya mbona amaradiyo batwishime Jean Paul bafite amateleviziyo meza avuga details kabishwe n'urubyiruko rw'u Rwanda mwamaze gushyirwamo ibintu mu mutwe bidasobanutse, ngo umunyarwanda wese uvuze icyo kitagenda mu gihugu bamubonera izina ry'ikigarasha, bamubonera izina ryo kumva ko ngarwanya leta. Ibyo ngibyo ubwabyo ni iterabwoba. So uraza kubaza Badrama ngo ufite ikihe kibazo cyangwa wagize icyo cyonyine ni ikibazo mfite. Kuki mwezo rating abandi banyarwanda bafite ibitekerezo? Gutekereza ni icyaha, kuvuga ibitagenda ni icyaha. Kandi byo nari mentioninze ayo maradiyo n'ibiki, urubyiruko rw'u Rwanda ndabizi ko bagusanganye iyo app uri kumva nk'imwe muri radiyo z'abanyarwanda, televiziyo z'abanyarwanda zivuga ukuri ko abanyarwanda zishaka abanyarwanda babumwe, bayigusanganye barakwica cyangwa se bakakuza opportunity zose, bagatangira kwita ikigasha muri quartier, ugatangira kuba isolated. Ibyo ni bimwe mu byago banyarwanda nshuti zacu muba hanze tugenda duhura nabyo, ariko mwe ntabwo mbabwo murabizi, ahubwo ndi kubivuga kugira ngo no twese tubihurireho, ari ababyitwa n'ababyita abandi, tumenye exactly why urwo rwango rugomba kubaho. Umuntu akaza akashaka kunyumvisha uburyo leta ya FPR ari leta nziza. Nese leta icamo abantu ibice wayibonyeho? Uzi ko ikintu cya mbere kibi umunyarwanda wese atashyigikirana mu burenga ku mategeko, ariko ndagira ngo mbabwire tuve muri emotion no kuyoborwa n'ibyo twashyizwemo, kuko nge nanone nemera ko propaganda zirakora, wash brain zirakora, barabikoze, ariko harabo byananiye kugira ngo boze ubwonko nkanjye. Hari n'abandi benshi nk'abakizito bazize kwanga ko ubwonko, sibyo? Ba Jay Polly, Bahati, Karasira, abo bantu bose mvuga murabazi, mubazi neza, muzi imiryango yabo, muzi aho bakomoka. Hari abantu bafite imitwe y'inyeshyamba cyangwa bafite amaraso y'abandi banyarwanda, cyangwa se banakekwaho ubundi bujura ubwo ari bwo bwose mu gihugu cyacu. No, ni abantu bari innocent, ariko tukabafata kuko avuze gusa akantu kamwe katagenda mu gihugu abaye umwanzi w'igihugu. Ku mwanzi w'igihugu byakabaye uvuga ngo ntushaka amahoro mu gihugu, ariko mu gihe ushaka uvuga ngo ndashaka amahoro mu gihugu n'uburenganzira bwa muntu, ibyo bintu ntabwo bishobora gutuma umwanzi w'igihugu. Kandi ntabwo dushobora kuzagira igihugu cyiza mu gihe mubona abantu batanga ibitekerezo ku gihugu mukabagirira nabi kubw'igitugu cya leta ibashyiraho. Ndi hano kugira mbabwire ngo tugabanye igitugu leta dushyiraho, twumve leta, twumve n'izindi opinion. Leta nayo nitubabarire ikoresha itegeko nshinga. Ndashaka leta ifata itegeko nshinga idukuriremo basi aka kanya. Leta nibasha gufata itegeko nshinga igakuramo freedom of speech, gutanga opinion ku muturage w'u Rwanda kari uburenganzira bwe bwose. Iryo tegeko niba rikuraho, then ndahita mpagarika izi live zose, kuko icyo gihe naba ndi kurenga ku itegeko mbaye mbikora. So then iryo tegeko rigihari kandi rindengera, kandi ari itegeko ryatowe natwe abanyarwanda. Reka noneho turikoresha, none turikoresha judge ibyo mvuga mbere yuko umpimbira ibyaha. Tureke izi mvugo zateye, kandi n'impamvu mbabwira ko ibintu biba atari ibintu bigiteye ubwoba abantu cyangwa bigiteye ubwoba isi, cyangwa atari ibintu umuntu akeneye proof zo kugaragaza uburyo FPR yataka abantu bose bagerageje kuvuga ibitagenda neza mu gihugu, n'uburyo ubu ibataka amatari uburyo babunyuranye bwemewe n'amategeko. Kaduhere kuri dosiye ya Ingabire Victoire. Ni dosiye ikomeye cyane ku gihugu cy'abanyarwanda twese. Dosiye Ingabire Victoire itangira, ngeranyije nk'imyaka nari ndimo, nahise mvuga iyo ntera hamwe nayiraje iyo bayifate
hiliyoni nta nubwo ishobora kuducika. Guess what? Ingabire Victoire watangiye ari interahamwe mu mutima wanjye, naje kugenda mubona mu makosa, mu bintu byinshi cyane bitwara ubuzima bw'abanyarwanda. Hari n'ibintu bibiri. Icyambere ni ukutumva ibikorwa bibi bya FPR, kuko ibyiza uwari wese yabyumva. Ibikorwa bya FPR bibi ushobora kumbaza ngo ni bihe. Ibikorwa bya FPR bibi mu gihugu cy'u Rwanda ni ukwivanga muri business z'abantu, aho nta muntu utunze ikintu cye, aho bakureka uri umwana mutoya ugakura. Niko twakuze. And niyame abantu baza hano ufite imyaka 28 nturabasha no gukuyetinga na business byibura ya mituyu. Umuntu yavuga ku bya business nuko zitwarwa nuko bazivangamo, ukaza ngo kaki kanyo nk'ibyo muvuga, uri umwanzi w'igihugu nguri intera hamwe. Nongere mbasubiriremo, nongere mbatangire ko mukanya nintangira kuvuga gahinda kandimo sinzi kiri bumagarike, kuko ngiye binkunzi mu myaka 30 yose nkuko nababwiye ngo jenoside yatangiye mfite imyaka 9, nukuvuga ngo yarangiye namaze kwinjira mu myaka 10 aho ubwonko bw'umwana wabo savinga buri kintu cyose abonye. Ntabwo nkeneye kwivanga mu mateka za 50 na kangahe, sinarindi yo sinakeka ko na data yararimba yaranariyo yarameze nkanjye w'icyo gihe, yarafite nk'imyaka nk'ibiri. Sibyo, sinshaka kwivanga mu mateka menshi yuko abantu bishe abandi mu ishyamba kugira ngo bigwizeho izi mbaraga tubona z'umwijima cyangwa bagira ibiki, kuko dufite benshi babizi. Njyambona abafande Mupende, njyambona abafande Kayumba babisobanura, njyambona amaradiyo batwishime Jean Paul bafite amateleviziyo meza avuga details kabishwe n'urubyiruko rw'u Rwanda mwamaze gushyirwamo ibintu mu mutwe bidasobanutse, ngo umunyarwanda wese uvuze icyo kitagenda mu gihugu bamubonera izina ry'ikigarasha, bamubonera izina ryo kumva ko ngarwanya leta. Ibyo ngibyo ubwabyo ni iterabwoba. So uraza kubaza Badrama ngo ufite ikihe kibazo cyangwa wagize icyo cyonyine ni ikibazo mfite. Kuki mwezo rating abandi banyarwanda bafite ibitekerezo? Gutekereza ni icyaha, kuvuga ibitagenda ni icyaha. Karibyo nari mentioninze ayo maradiyo n'ibiki. Urubyiruko rw'u Rwanda ndabizi ko bagusanganye iyo app uri kumva nk'imwe muri radiyo z'abanyarwanda, televiziyo z'abanyarwanda zivuga ukuri ko abanyarwanda zishaka abanyarwanda babumwe, bayigusanganye barakwica cyangwa se bakakuza opportunity zose, bagatangira kwita ikigasha muri quartier, ugatangira kuba isolated. Ibyo ni bimwe mu byago banyarwanda nshuti zacu muba hanze tugenda duhura nabyo, ariko mwe ntabwo mbabwo murabizi, ubwo ndi kubivuga kugira ngo no twese tubihurireho, ari ababyitwa n'ababyita abandi, tumenye exactly why urwo rwango rugomba kubaho. Umuntu akaza akashaka kunyumvisha uburyo leta ya FPR ari leta nziza. Nese leta icamo abantu ibice wayibonyeho? Uzi ko ikintu cya mbere kibi umunyarwanda wese atashyigikirana mu burenga ku mategeko. Ariko ndagira ngo mbabwire, tuve muri emotion no kuyoborwa n'ibyo twashyizwemo, kuko nge nanone nemera ko propaganda zirakora, wash brain zirakora, barabikoze, ariko harabo byananiye kugira ngo boze ubwonko nkanjye. Hari n'abandi benshi nk'abakizito bazize kwanga ko ubwonko, sibyo? Ba Jay Polly, Bahati, Karasira, abo bantu bose mvuga murabazi, mubazi neza, muzi imiryango yabo, muzi aho bakomoka. Hari abantu bafite imitwe y'inyeshyamba cyangwa bafite amaraso y'abandi banyarwanda, cyangwa se banakekwaho ubundi bujura ubwo ari bwo bwose mu gihugu cyacu. No, ni abantu bari innocent, ariko tukabafata kuko avuze gusa akantu kamwe katagenda mu gihugu abaye umwanzi w'igihugu. Ku mwanzi w'igihugu byakabaye uvuga ngo ntushaka amahoro mu gihugu, ariko mu gihe ushaka uvuga ngo ndashaka amahoro mu gihugu n'uburenganzira bwa muntu, ibyo bintu ntabwo bishobora gutuma umwanzi w'igihugu. Kandi ntabwo dushobora kuzagira igihugu cyiza mu gihe mubona abantu batanga ibitekerezo ku gihugu mukabagirira nabi kubw'igitugu cya leta ibashyiraho. Ndi hano kugira mbabwire ngo tugabanye igitugu leta dushyiraho, twumve leta, twumve n'izindi opinion. Leta nayo nitubabarire ikoresha itegeko nshinga. Ndashaka leta ifata itegeko nshinga idukuriremo basi aka kanya. Leta nibasha gufata itegeko nshinga igakuramo freedom of speech, gutanga opinion ku muturage w'u Rwanda
kari uburenganzira bwe bwose. Iryo tegeko niba rikuraho then ndahita mpagarika izi live zose kuko icyo gihe naba ndi kurenga ku itegeko mbaye mbikora. So then iryo tegeko rigihari kandi rindengera kandi ari itegeko ryatowe natwe abanyarwanda, reka noneho turikoresha. None turikoresha jaji ibyo mvuga mbere yuko umpimbira ibyaha. Tureke izi mvugo zateye kandi n'impamvu mbabwira ko ibintu biba atari ibintu bigiteye ubwoba abantu cyangwa bigiteye ubwoba isi cyangwa atari ibintu umuntu akeneye proof zo kugaragaza uburyo FPR yataka abantu bose bagerageje kuvuga ibitagenda neza mu gihugu, n'uburyo ubu ibataka amatari uburyo babunyuranye bwemewe n'amategeko. Kaduhere kuri dosiye ya Ingabire Victoire. Ni dosiye ikomeye cyane ku gihugu cy'abanyarwanda twese. Dosiye Ingabire Victoire itangira ngeranyije nk'imyaka nari ndimo nahise mvuga iyo ntera hamwe na iraje yo bayifate period nta no gishobora kuducika. Guess what? Ingabire Victoire watangiye ari intera hamwe mu mutima wanjye, naje kugenda mubona nk'umuntu ahubwo wanyiza agahinda natewe n'intera hamwe n'ikandi gahinda kose mfite mu gihugu mbamo. Mu buhe buryo? Iyicarubozo yagiye akorerwa cyangwa se uburyo yagiye afatwa n'ibyaha yagiye ahimbirwa nuko byagendaga bisa n'ibyo ngewe nzi bikorwa mu buryo bwo byo bita ngo itekinika.